dore umwanzi satani aratwugarije arashinga ibirindiro hirya no hino, ubuzima bw'abantu amaze kubufunga, kuko azi neza ko turi hafi gutaha. Mbese umwana w'umuntu nagaruka ku isi azasanga tugishikamye mu kuri. Iyi minsi iheruka iratunaniza, irakamura abera n'abirabura, abatunzi abakungu n'aboroheje, abatindi nyakuja barabishwe. mwe mwiteze ikibiri inyuma, mwe mwiteze ikibiri inyuma. Abahinzi nabo ntibiboroheye, barahinga imisozi bakararika, umusaruro wabo bajyana agatebo, nuko ingemeri zikaza zihenze. ubwonko bw'abantu burabira, abantu bize imibare, abantu bize imibare, abantu bize imibare. Imibare ni isomo rikomeye, abanyabwenge nimwiga imibare, nyirayo ni umuntu utavugirwamo, afite ubwenge yakuye ikuzimu. 666 naho ni umubare, nimumusabe yoroshya imibare, ni mwarimu w'isomo ry'imibare. Abatavuga rumwe n'iyo nyamaswa bazatsindwa n'isomo ry'imibare. Imibare ni isomo rikomeye, abanyabwenge nimwiga imibare, nyirayo ni umuntu utavugirwamo, afite ubwenge yakuye ikuzimu. 666 naho ni umubare, nimumusabe yoroshya imibare, ni mwarimu w'isomo ry'imibare. Abatavuga rumwe n'iyo nyamaswa bazatsindwa n'isomo ry'imibare. Ubukene si uko isi yabaye ntoya, urukundo rwimukiye imibare. Ubukene ntibushobora gucika keretse isi niyoroshya imibare. Imana nayo ifite umubare, amategeko 10 n'umubare, 7 n'umubare w'isumba byose, 6 ihagarariye satani. Umubare ni uzarangiza isi, hitamo Yesu barwe mu bakiranutsi. Umubare ni uzarangiza isi, hitamo Yesu barwe mu bakiranutsi. Umubare ni uzarangiza isi, hitamo Yesu barwe mu bakiranutsi. Umubare ni uzarangiza isi, hitamo Yesu barwe mu bakiranutsi. Umubare ni uzarangiza isi, hitamo Yesu barwe mu bakiranutsi. Umubare ni uzarangiza isi, hitamo Yesu barwe mu bakiranutsi. Umubare ni uzarangiza isi, hitamo Yesu barwe mu bakiranutsi.